ariko Tarebu aravuga ati giye n'ubundi ikura mu irushanwa ku bwanjye nta kipe nimwe nabishyigikiramo. Tarebu agomba guhura na Rayon muri shampiyona. ariko Tarebu aravuga ati giye n'ubundi iyo nanize tuzakira ni Rayon muri Super. Ibyo ndabyemera. Avuga ati uwo mukino wundi bama ntabwo twarawupangiye. Uwo mukino wo twapangiye uwo twapangiye ni Rayon. ahura na Rayon muri izi forume za Sakafiri kubita umuhisi n'umugenzi. Tarebu APR mu mikino ifite umugurano muri shampiyona nawe yariteguye. Tarebu genda aramwemeye ahubwo n'umuhanga. Mu mikino y'inshuti bafite ari umukino uri hanze y'igihugu. Niba wenda nta ndege bafite ngo vengo ngitike z'indege ngo zizangirika. Bakaba ari imikino iri hano imbere mu gihugu baya Justinga bigakunda. Umujyanama wa Tarebu arakomeye pe. Yanekereza ko APR umujyanama wa Tarebu azi uyu mupira w'Inyarugenge. Ariko burumva tuzabona isaha ya kabiri kuri Radio Rwanda ariko abantu baze kuri YouTube mu kanya tuganire haba kuri iyo Sport Coupe. Tuzabone Gasojyanga gukina na APR hange gukina. Gusa urumva Sport Coupe turacyayiriho tugiye kujya ku makipe yandi. Urumva cyane Polisi na Rayon. Gusa kwaguka kwa Super Coupe amakipe akaba menshi ni byiza nyene nabikunze nuvuga ngo no kuba hatanye kuboneka amafatanya bikorwa turaza kureba ikiza kino cyo kuba amakipe yiyongereye zamuka kuza kugera handi akanakubwira kuri babandi bakubwira ngo bari bahari nyine yabwiwe zone froze nyine kuntu ari kugenda arimo aragenda ku murongo kuza kugera Tarebu ko yatangaza ibintu runaka bibuze guhura niba uri gushaka kunyinfluencer umeze nk'umuntu uri kuntera ubwoba kugira ngo ntavuge ibyo nshaka kuvuga ahubwo nagira ngo abantu baze kumva nyine igitekerezo cyawe ariko kiganisha ku ngingo twariho ya APR na Ferwafa. Ese ko nciyemo kabiri ntarasoza kandi ariho arimo arasasira aragerayo. Ye nasasiraga narimereye kuri Tarebu imina amazi iminsi atangaza. Byanatumye na bamwe mu bakunzi ba APR banavuga batari ko Tarebu ko ari concentré cyane mu bintu biri hanze y'ikibuga. Bimeze bite? Yarebye ibibaye muri Sekafa akareba imikino ya gicuti akareba ibi nibi akaba concentré mu kibuga ku bintu biri technique nk'umutekinisiye ibindi arabishaka hiki. Ibi bikantwara hehe ndagira ngo turebe kuri profile ya Fande Mugisha SG wa equipe ya APR uri kwactinga magingo aya nka chairman siko yemeza Sami ari kwactinga nka chairman ariko poste ye isanzwe SG ubundi mu nzego nyinshi cyane buriya abasokreteri n'aba technicien yego n'abantu bafite ubumenyi ubuhanga bukomeye cyane mu kintu runaka mu cyo barimo akenshi niyo mpamvu bawahiringa nk'abakozi cyane kuko bakubonamo ubwo bushobozi bw'uwo mwanya bifuza n'ibyo wabafasha kuko abaperezida kenshi muri iyi miryango muri za futu n'amasiporo ari volontaire ariko SG aba ari umukozi. Niyo mpamvu bareba izo karite zawe zose ushoboye ibi muri communication mu buhanga uko wumva icyo kintu bakaguha akazi nyine nka SG bakanaguhemba kugira ngo ubu hari mu buryo bwa buri munsi. Uburyo rero ngewe rwose nibonera Fande Mugisha iyo musesenguye neza na reaction akora ku bintu mbona umutwaro yikoreye umurusha ibiro. ubona wibizimiza uri kumva ubona adafite muri zo nshingano ni ukuvuga ngo siko mvuze ariko uburyo ibintu biriho bimujyaho ari byinshi urumva n'uburyo byitwaramo mbona yarakeneye andi maboko. Ngenegereje uburyo uri buza kubihuza n'ibyo twatangiriyeho mbona yarakeneye andi maboko no kuzuza imwe mu myanya yo muri APR no kuyuzuza uduhereye kuri chairman urumva duhereye kuri chairman turamanuka tuze mu buvugizi bwa APR uri kumva ubuvugizi bwa APR ushobora gushaka umuvugizi wa APR ubusofa nini ninde Sami nawe nde mugara oya nuvuga ngo twagiraga umuntu witwa Tony ubu yagiye gukorera ku kintu kibumbiye hamwe ama equipe ya APR gikorera hano muri Kebisi niho sigakorera hano Kimihurura hano ni Kacyiru ubwo hano Kebisi Kimihurura nuvuga ngo yavuye Kimihurura kuri APR hariya kuri APR hano kuri biro ajya Kebisi nuvuga ngo uratse gake uruvuga ngo Tony
aperi basikete, aperi vore, aperi y'abakobwa, handiboro, ibyo nibyo Tony yigiriyemo. Ubu buvugizi sinzi. Ni ukuvuga ngo umuvugizi iyo ushaka amakuru bambeshya baranyomoza nyine ni ukuvuga ngo Tony wireke bisi mwari mubize ibyo bintu. Iyo ushaka ni ukuvuga ngo rugango urukumva ni ukuvuga ngo iyo ushaka amakuru muri aperi na interview yo kuvuga ngo mudusobanure ni afane mugisha. Aho rero niho bya bintu umuvugizi n'umuntu uri mu mwanya wo kubisobanura neza ufite ubwo bubasha yakagombye ku intervena muri wa mwanya koca bivugamo. Koca kanasobanurirwa yuko hari ibintu bitamureba agomba kuba concentre mu gusobanurira iby'ikibuga nuko be bimeze. Bagomba kumubriefinga. Nose bwana Axel uri kumva? Nategereje kumuriza bya bintu nagusabye ariko ntabwo urabihuza. Ibiheze. Axel umwanya wose umaze uvuga. Ibyo bintu biranajyana no ku kintu cyo gukuraho ikintu cya speculation. Ukrititse imiyoborere. None se Sami kuva ibyo bintu byavugwa bavuga ko amabaruwa ashobora kwaranditswe n'iki byose. Urumva? Hari reaction y'uwo muvandimwe nari mvuze wigeze ubona mbere ko Samira gusubiza. Wahinduye ingingo twatimo kuganira. Wayihinduye. Ndacyakomeza agoze urasoza ryari ikiganiro cy'ama saa 3 urasoza ryari ese muri abo bayobozi bari mu nama na Ferwafa urasoza ryari ni mugisha cyane undi uri mu nzego bambwiye ko aperi yari ihagarariwe. Ntibakubwira wari n'umwe mu bantu bari mu buyobozi bwayo. Ntibakubwira wari uyihagarariwe ndetse ko n'inama